neza kubyo nabwiraga byose mwayibonye. Imana isigara ari Imana kandi Imana irigaragaza mu gihe cyayo ishatse kwimenyera. Nushaka gukinisha Imana my friend inayiza gukoza isoni. Mwabonye byabaye Dubai bagiye bakora imvura yabo, bundi Dubai bafata igicu cyabo bakagishyiramo chemical cyangwa imiti bakacyohereza kigatumbagira kikajya mu kirere. Cyagera mu kirere inuza imvura ikaza kugwa. Urumva? Ubwo imvura imaze kugwa rero bakabona nyine ya mvura ko imvura babona ntabwo ari nk'iyacu iva ku Mana. None ejo bundi ku itariki 17 16 saa sita z'amanywa nibwo bohereje igicu mu kirere. Igicu kigeze mu kirere noneho gihita gihura n'imvura y'Imana. Ubu Dubai imaze iminsi 3 nk'uko ibona kankoreke n'akafite aho ngaho kangukiro gatoya. As these events are not just climatic events, in my opinion, if you agree with me, leave it in the comments. Okay, I really want to know your opinion. Umujyi wose Dubai wabaye amazi nta ndege ihaparika, imodoka murazibona muri ako video, imodoka zatembye. Bisobanuye iki? Nta muntu ukinisha Imana. Ibyo wakora byose bikorera tugeze. Ntabwo turi abamarayika turi kwisi twambaye umugihugu, ariko ujye wubaha ijambo Imana yakuremye. Jya wubaha Imana yakuremye. Nugerageza kuyikinisha kidogo, gukinisha Imana yo mu ijuru ituye ahirengeye ireba buri kimwe, izakubita ikiboko n'icyo yakubise Dubai murabizi ko twayirebaga mu mujyi wa mbere ku isi, ariko butuvugana amazu yasenyutse ukungana. Dubai ibihumbi igiye kujyamo bizamara nk'imyaka 25 bitarasubira, kuko amasitasiyo yatembye, imodoka z'abantu zatembye zirimo abantu bapfuye kubera gukina n'ikirere cy'Imana byonyine. Nakwereka ka video wenda ikirere kiri kuzamuka kiri kujya hejuru, kuko Dubai murabizi ko ari mu butayu nta mvura igihagwa. Bo bakora imvura yabo uko nabikubwiye, ariko noneho bagiye bayikora mu gihe Imana bafitiye umujinya bitewe n'ibikorwa byabo bakora, kuko bari abarora bisikaro abantu bambere bakora ubuntu by'ubutinganyi. Abaraho n'ibintu bya mbere bundi nibo byabo, nibo barya, nibo batamba abana, nibo bakoramo impyika abanyafurika. Imana umujinya yari bafitiye rusasa yabiretse kasanga. Umujinya w'Imana ntago uza ari mutoya, ese kuturumwe nawe. Reba Dubai nayo twese twatinyaga, urasa kumva ngo najya Dubai, ngo najya Dubai. Iminsi 3 imvura iri kugwa. Reba ibintu byabaye muri Dubai. Reba muri ako video. Ikintu cyo bita imbaraga z'Imana, niyo kiri bita umujinya w'Imana, niyo kintu bita ko Imana ibaho. Ubwo rero igicu cyazamutse kigeze mu kirere, zakebo batangira gukora. Kumbe n'ikire cy'inkuba y'imvura y'Imana cyakubye. Noneho imvura zibe ebyiri zigwa muri Dubai honyine. Muza ntabwo yahageze, Oman ntabwo imvura yahageze, Saudi Arabia nta mvura yahageze. Imvura yaguye mu mujyi wa Dubai wonyine iminsi 3 yikurikiranye nk'uko mubona aho ngaho. Reka Basi TV icyo nakubwira kimwe cyonyine, ntugakinisha Imana. This is truly remarkable. Dubai, the city famous for its grandiose structures in the desert, was abruptly enveloped by an unprecedented event. A massive storm unleashed its fury, leaving a trail of destruction and flooding. The sky became gloomy, rumbling thunder echoed incessantly, and lightning, like dancing lightning, illuminated the night landscape. The immensity of the storm was so overwhelming that even the iconic Burj Khalifa, the pinnacle of modern engineering, felt the impact of lightning, leaving observers perplexed by the magnitude of the event. On the coast, a colossal wave rose to unimaginable heights, reaching up to 10 feet, forcing the unprepared to retreat. The sea, taken by fury, advanced over the mainland, transforming beaches into vast seas and drastically redesigning streets, turning into real rivers in the underground passages and roundabouts.
rainwater transformed everything into an aquatic scene, challenging the resistance of the city's infrastructure. Perplexity at this extraordinary event echoed everywhere, leading to reflection on nature and divinity. Residents, drivers, and visitors found themselves facing a surreal scene, a moment where the force of nature redefined the urban landscape in an unexpected way. The impact of this colossal storm left a deep mark on the city's memory, raising questions about the mysteries of nature and their manifestation in the face of modernity. Are we living in the end times? This is a question that we must ask ourselves because these events are not just climatic events, in my opinion. If you agree with me, leave it in the comments. Okay, I really want to know your opinion. Ai, que... Deixa eu dar um meu bebê.